Mu buzima bwa buri munsi abantu benshi barakundana, bakishimana, bakizezanya ejo hazaza heza. Ariko igitangaje ni uko urukundo rwinshi rutakimara igihe kirekire. Ese kuki urukundo rwinshi rupfa vuba? Reka turebere hamwe impamvu nyamukuru zibitera. Kandi mbibutsa gukora subscribe, share ndetse na comment kugira ngo ibindi biganiro byiza bitazajya bigucika. Ikaze mu kiganiro kizakwereka ko urukundo rugiye gupfa vuba. Icyambere, gutangira urukundo rushingiye ku marangamutima gusa. Abenshi bakundana bitewe n'amarangamutima y'igihe gito, ubwiza, amafaranga cyangwa se irari. Iyo amafaranga ashize, urukundo narwo rutangira gupfa buhoro buhoro. Kabiri, kubeshyanya mu ntangiriro. Hari abinjira mu rukundo biyoberanya, bakigira bo batari bo. Ukuri iyo kuje kugaragara, icyizere kirabura, urukundo rugapfa. Gatatu, kubura itumanaho. Iyo abantu batakivugana ku bibazo byabo, ku marangamutima yabo no ku byifuzo byabo, urukundo rucika intege buhoro buhoro. Kane, ishyari rirengeje urugero. Ishyari ryinshi rihinduka igitutu. Iyo umwe atangiye kugenzura buri kantu kose kundi, urukundo ruhinduka igifungo aho kuba umunezero. Gatanu, kubura icyizere. Icyizere ni nk'inkingi y'urukundo. Iyo kigiye kubera kubeshya cyangwa se gucana inyuma, urukundo rurasenyuka vuba cyane. Kutubahana. Iyo umwe atangiye gusuzugura undi, kumuseka cyangwa se kumutesha agaciro, urukundo ruhita rucika intege. Karindwi, gutwarwa n'abantu bo hanze. Inshuti mbi, imiryango cyangwa se imbuga nkoranyambaga bishobora gusenya urukundo, cyane iyo abantu batumva ko urukundo rwabo ari urw'ingenzi. Umunani, kudasangira intego z'ubuzima. Iyo umwe arota ejo hazaza hatandukanye cyane n'aho undi, bigeraho batandukana kuko batakiri ku murongo umwe w'ubuzima. Icyenda, kutiyitaho. Iyo umuntu amaze kubona ko yakunzwe, agatangira guhagarika kwiyitaho cyangwa se kwita ku mukunzi, urukundo rutangira kugenda rukonja gahoro gahoro. Icumi, kwibwira ko urukundo rwizana. Urukundo rusaba kwitabwaho, kwihangana, kubabarirana no kwigomwa. Iyo abantu babyibagiwe, urukundo rupfa nubwo rwaba rwaratangiranye imbaraga zikomeye. 11, kutita ku marangamutima y'uwo mukundana. Iyo umwe atumva ukundi yiyumva, akirengagiza agahinda ke cyangwa se ibyishimo bye, urukundo rutangira kugenda ruzima. 12, kugereranya urukundo rwanyu n'urw'abandi. Kureba iby'abandi ku mbuga nkoranyambaga no kwibwira ko ibyanyu bidahagije bituma mutanyurwa, bigasenya urukundo rwanyu. 13, kudasaba imbabazi no kutababarira. Iyo umuntu atemera amakosa ye cyangwa se undi akayabika mu mutima, urukundo ruhinduka igikomere gihoraho. Amafaranga ni ingenzi, ariko iyo abaye isoko y'ibibazo byose, urukundo rurushaho kubura amahoro. 15, kwibona nk'uwera undi akabura agaciro. Iyo umwe yiyumvisha ko ari we munyakuri, undi akabura ijambo, urukundo ruhinduka urugamba. 16, kutagira umwanya w'urukundo. Iyo abantu bahora bahuze cyane, ntibabone umwanya wo kuganira no gusangira, urukundo rurakonja cyane buhoro buhoro. 17, kugira amagambo akomeretse. Amagambo mabi, gutukana no gusebanya bisiga ibikomere bikomeye, rimwe na rimwe bidakira. 18, kutagira ubushake bwo guhinduka. Iyo umuntu anangiye ku mico ye mibi, akanga kwikosora kubw'urukundo, bituma urukundo rutabona aho ruhera. 19, kwitwara nk'aho urukundo rutakiri ingenzi. Iyo umwe atangiye kwita ku bintu byose, akabishyira ku mwanya wa mbere, agasiga urukundo inyuma, rusaza vuba. 20, kutamenya ko urukundo rusaba kwigomwa. Urukundo rusaba kwitanga, kwihangana no kwemera rimwe na rimwe kudatsinda. Iyo ibyo bibuze, urukundo ntiruramba. Urukundo ntirupfa kubera ikintu kimwe, rupfa kubera ibintu byinshi bito byirengagizwa. Kugira ngo urukundo rurambe, bisaba ukuri, icyizere, itumanaho n'urukundo rwa nyarwo rutari urw'igihe gito. Ni hano dusoreje ikiganiro cyacu, kandi niba hari icyo nibagiwe wacyandika muri comment. Musaba gukora subscribe, share ndetse na comment niba utarabikora. Ndabashimiye.